bakunze b'ikiganiro soma Bibiliya, uyu munsi turakomereza mu gitabo cya Samweli wa mbere. Turasoma igice cya 25 ndetse n'igice cya 26. Samweli wa mbere igice cya 25. Bukeye Samweli arapfa, Abisirayeli bose baraterana baramuririra, bamuhamba mu nzu ye i Rama. Hariho umugabo w'Imawoni kandi ibintu bye byabaga i Karumeli. Yari umutunzi cyane, yari afite intama 3,000 n'ihene 1,000. Icyo gihe yakemurizaga ubwabo bw'intama ze i Karumeli. Uwo mugabo yitwaga Nabali, n'umugore we yitwaga Abigayili. Umugore yari umunyabwenge kandi w'uburanga, ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi y'ibibi. Yari wo muryango wa Kalebu. Dawidi akira mu ishyamba yumva ko Nabali akemuza ubwabo bw'intama ze. Bukeye Dawidi atuma abagaragu b'abasore 10 arababwira ati: nimuzamuke mujye i Karumeli musange Nabali mumundamukirize, mubwire mukire muti: amahoro abe kuri wowe no ku nzu yawe no ku byo utunze byose. Ubu numvise ko ufite abantu bakemura, kandi abashumba bawe babanaga natwe nta nabi twabagiriye, ntacyo bajimije igihe cyose babereye i Karumeli. Baza abahungu b'iwawe barabikubwira. Aba bahungu bakugirireho umugisha, kuko tuje ku munsi mwiza. Nuko ndakwinjiza ikiva mu maboko yawe cyose aba ari cyo uha abagaragu bawe n'umwana wawe Dawidi. Abahungu bo kwa Dawidi basohoye aho babwira Nabali mu kigo cya Dawidi ubwo butumwa bwose uko bungana. Baburangije baraceceka. Nabali asubiza abagaragu ba Dawidi ati: Dawidi ninde kandi mwene Yesayi ninde? Muri iyi minsi hari abagaragu benshi bacitse ba shebuja. Mbese nende ku mitima yanjye no ku mazi yanjye n'inyama? Mbagiye abakemuzi banjye mbiha abantu ntazi iyo baturutse. Nuko abagaragu ba Dawidi barahindukira basubirayo, bageze bamutekerereza uko byagenze byose. Nuko Dawidi abwira abantu be ati: umuntu wese niyambara inkota ye. Nuko umuntu wese yambara inkota ye. Dawidi nawe yambariye. Abantu nka 400 bahera ko bazamukana na Dawidi abagiye imbere, ariko abandi 200 basigara ku bintu. Umwe abagaragu ba Nabali abwira Abigayili Mukanabali ati: umva, Dawidi yatumye intumwa ziva mu butayu kuramutsa databuja, ababonye arabakankamira. Kandi abo bagabo batugiriraga neza cyane, ntibadukoze isoni. Ntitwagira icyo tuzimiza igihe cyose twabaniye nabo tukiri mu rugishiro. Batubereye nk'iki ku manywa na nijoro igihe cyose twababaniye nabo turagiye intama. Nuko none ubimenye utekereze icyo uri bukore, kuko bamaramaje kugira nabi databuja n'urugo rwe rwose. Erega umuntu w'ikigoryi nk'uwo ntawagira icyo avugana nawe. Nuko Abigayili agira vuba, yenda amarobo y'imitsima 200 n'imvumba 2 za vino n'inyama z'intama 5 zihiye n'ingero 5 z'ingano zikaranze n'amasari 100 y'inzabibu zumye n'imibumbe 200 y'imbuto z'umutini, abihekesha indogobe. Abwira abagaragu be ati: nimujye imbere mugende, ndaza mbakurikiye. Ariko ntiyabibwira umugabo we Nabali. Nuko akiri ku ndogobe amanuka mu muhora w'umusozi, Dawidi n'abantu be bamanuka bateganye ahura nabo. Kandi Dawidi yari yavuze ati: ni ukuri narindiye ubusa iby'icyo kigabo byose cyari gifite mu butayu, ntihagira ikintu cyose cyo mu bintu by'ikizimira, namugiriye ibyiza nyitura ibibi. Niburinda gucya hari umuhungu n'umwe musige mu bantu be, Imana izaba impone njyewe Dawidi ndetse bikabije. Nuko Abigayili abonye Dawidi ahuta ava ku ndogobe, yikubita hasi imbere ye yubamye, amugwa ku birenge aravuga ati: nyagasani, icyo cyaha ni njye giherera. Ndakwinginze ukundire umuja wawe ngira icyo nkubwira, wumva amagambo y'umuja wawe. Ndakwinginze nyagasani, wowe kwita kuri icyo kigoryi Nabali. Uko yitwa ni Kari, izina ni ryo muntu. Nabali niryo zina rye, kandi ubupfu nibwo kamere ye. Ariko njyewe umuja wawe sindakabona abagaragu bawe batumye nyagasani. Nuko none nyagasani, nk'uko Uwiteka ahoraho nawe ukabaho, Uwiteka niwe wakubujije kugibwa n'urubanza rw'amaraso no kwihorera n'ukwawe kuboko. Icyama abanzi bawe n'abakurikiza n'umuja wawe ngo tuye nyagasani, yaba abagaragu bawe bagukurikira. Ndakwinginze babarira umuja wawe icyo cyaha. Uwiteka ntazabura kukubakira inzu idakuka, kuko nyagasani urwana intambara z'Uwiteka, kandi nta kibi kizaboneka kuri wowe iminsi yawe yose. Nuko abantu bahagurukiye kukugenza no gushaka ubugingo bwawe nyagasani, ariko ubugingo bwawe buzahambiranwa n'Uwiteka Imana yawe umutwaro umwe w'ubugingo, kandi ubugingo bw'abanzi bawe azaburekera nk'uburi mu muhumetso. Nuko Uwiteka namara kugusozaho ibyiza yakuvuzeho byose uko bingana, akakugira umutware wa Isirayeli, ntuzagire umutima ukubabaza nyagasani, kandi guhane ko
wavushije amaraso ubusa cyangwa se kuko wihoreye ku bwawe. Nuko Uwiteka namara kugira neza Nyagasani uzibuke umuja wawe. Dawidi asubiza Abigayili ati Uwiteka Imana yawe yakohereje guhura nanjye uyu munsi nishimye. Ubwenge bwawe bushimwe nawe ushimwe, ko uyu munsi undinze kugibwa n'urubanza rw'amaraso, kuba ninjye wihorera ubwanjye. Ni ukuri nzara Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho yambujije kukugirira nabi. Iyaba utatebutse kunsanganira bwajyaga gucya hadasigaye n'umwe w'umuhungu no mu bantu ba Nabali. Nuko Dawidi yakira ibyo yamutuye aramubwira ati izamukira usubireho amahoro, ngaho ibyo uvuze ndabyumvise ndakwemereye. Nuko Abigayili asubira kwa Nabali asanga yatekesheje iby'ibirori mu nzu ye nk'ibirori by'umwami byose, kandi anejejwe umutima nuko yasinze cyane. Nicyo cyatumye atagira icyo amubwira, ari icyoroheje ari igikomeye burinda buke. Bukeye mu gitondo Nabali azindutse umugore yamutekereje, umutima urahaba aba igiti. Hahise iminsi 10 Uwiteka akubita Nabali arapfa. Bukeye Dawidi yumvise ko Nabali yapfuye aravuga ati Uwiteka ashimwe wamburaniye ibitutsi Nabali yantukaga akabuza umugaragu we gukora ikibi, kandi nabi ya Nabali Uwiteka arayimwituye. Hanyuma Dawidi atuma kuri Abigayili kumureshya ngo amucyuraho umugore we. Abagaragu ba Dawidi bageza i Karumeli basanga Abigayili baramubwira bati Dawidi akudutumyeho ngo agucyure umugore we. Nuko arabaduka arunama yikubita imbere yabo aravuga ati dore umuja we ndi uwo koza ibirenge by'abagaragu ba databuja. Nuko Abigayili agira n'ingoga arahaguruka yinagurira ku ndogobe ari kumwe n'abaja 5 bamukurikiye, akurikira intumwa za Dawidi, nuko aba muka Dawidi. Bukeye Dawidi arongora Ahinowamu w'umunyayezereli, bombi baba abagore be. Kandi Sawuli yarashingiye Pariti mwene Laishi w'i Galimu Mikali wa mukobwa we wari muka Dawidi. Samweli wa mbere igice cya 26. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Sawuli yongera kugenza Dawidi. Bukeye Abizifu bajya i Gibeya kwa Sawuli baravuga bati uzi ko Dawidi yihishe ku musozi w'Ihakira uteganye n'ubutayu. Nuko Sawuli arahaguruka aramanuka ajya mu butayu bw'Izifu ari kumwe n'ingabo 3,000 z'Abisirayeli zatowe bajya gushakira Dawidi muri ubwo butayu. Bukeye Sawuli agerereza ku musozi w'Ihakira uteganye n'ubutayu hafi y'inzira, ariko Dawidi yabaga mu butayu. Hanyuma abonye Sawuli aje kumusanganira mu butayu, Sawuli aje kumushakira mu butayu, ahera akatuma abatasi amenya ko Sawuli aje koko. Dawidi ahera ko arahaguruka agera aho Sawuli yagerereje, yitegereza aho yibikira ari kumwe na Abuneri mwene Neri umugabo w'ingabo ze. Kandi Sawuli yibikiriye ahantu hakikije amagare, abantu nabo bagerera bamukikije. Maze Dawidi atura amagambo abaza Ahimeleki w'umuheti n'Abisirayeli mwene Seruya murumuna wa Yowabu ati ninde turi bujyane aho Sawuli agerereje? Abishayi aravuga ati ninde turi bujyane. Nuko Dawidi na Abishayi bagera muri izo ngabo nijoro, basanga Sawuli aho yibikiriye asinziriye ahakikije amagare, icumu rye rishinze ku musego, kandi Abuneri n'ingabo ryeze baryamye bamukikije. Abishayi abwira Dawidi ati uyu munsi Imana yakugabije umwanzi wawe, nuko nenda kwinjiza nyemerera mutikura icumu rimwe gusa mpamanye n'ubutaka sinongera ubwa kabiri. Ariko Dawidi abwira Abishayi ati reka ntumwice, mbese nde wabasha kubangura ukuboko kwe ku muntu Uwiteka yimikishije amavuta ntagibweho n'urubanza? Dawidi aravuga ati nk'uko Uwiteka ahoraho, Uwiteka niwe uzamwiyicira, cyangwa igice cyo gutanga kizasohora, cyangwa se azamanuka ajya mu ntambara yigwemo. Uwiteka ndinde ko nabangura ukuboko kwanjye ku muntu Uwiteka yimikishije amavuta. Ahubwo ndakwinginze enda icumu rye riri ku musego we n'urunywero rwe rw'amazi tugende. Nuko Dawidi ajyana icumu rye n'urunywero rwe rw'amazi abivana ku musego wa Sawuli, barigendera hatagize umuntu babonye cyangwa ubimenye, haba no gutanguka, kuko Uwiteka yari yabasinzirije ubuticura. Maze Dawidi afata hakurya yaho ahagarara mu mpinga y'umusozi uhanye na b'intera ndende. Nuko Dawidi akomera abantu hamwe Abuneri mwene Neri ati mbega Abuneri ko udakoma? Abuneri aramusubiza ati urinde yewe uhamagara umwami. Dawidi abwira Abuneri ati mbese nturi intwari hari uhanye nawe muri Isirayeli? Ariko none n'iki cyakubujije kurarira umwami shobuja? Muri mwaje umuntu wo kwica umwami kandi ari we shobuja. Reka ibyo wakoze si byiza. Ndahiye Uwiteka uhoraho mwari mukwiriye gupfa kuko mutarinze shobuja. Uwiteka yimikishije amavuta. Ngaho nimurebe icumu ry'umwami n'urunywero rw'amazi aho byari biri ku musego we. Sawuli amenya ijwi rya Dawidi arabaza ati
mbese aho iryo jwi si iryawe mwana wanjye Dawidi? Dawidi aramusubiza ati ni ibya nyagasani mwami. Ati mbese databuja agenzereza iki umugaragu we? Nakoze iki cyangwa se ni icyaha kindi? None ndakwingiza nyagasani mwami, umva amagambo y'umugaragu wawe. Niba Uwiteka ari we wakunterereje niyemere igitambo, kandi niba ari abantu nibavumirwe imbere y'Uwiteka, kuko ubu banciye ngo ndafatana na gakondo y'Uwiteka, bakavuga ngo ningende nkorera izindi mana. Nuko none woye kwemera ko amaraso yanjye agwa hasi aho Uwiteka ataba, kuko umwami wa Isirayeli yazanywe no gushaka imbaragasa nk'uhiga inkware mu misozi. Sawuli aravuga ati nakoze icyaha, garuka mwana wanjye Dawidi, sinzongera kukugira nabi, kuko ubugingo bwanjye bwagize agaciro imbere yawe uyu munsi. Yewe nabaye igicucu, narafuditse cyane. Dawidi aramusubiza ati ngiri icumu ryawe nyagasani, nihagira umugaragu wawe uza agende. Uwiteka azitura umuntu wese gukiranuka kwe n'umurava we, kuko uyu munsi Uwiteka yari yakunshyize amaboko, hanga kurambura ukuboko kwanjye ku muntu Uwiteka yari yimikishije amavuta. Kandi nk'uko ubugingo bwawe bwabaye ubw'icyubahiro cyinshi kuri njye uyu munsi, aba ariko ubwanjye bw'icyubahiro cyinshi ku Uwiteka, ankiza ibyago byose. Sawuli abwira Dawidi ati uragahora uhirwa mwana wanjye Dawidi, uzakora ibikomeye kandi gutsinda uzatsinda. Nuko Dawidi arigendera, Sawuli nawe asubira iwe. Aha niho dusoreje ibice bibiri by'uyu munsi. Uwiteka akomeze kuduhana umugisha, tubibutsa gukora share na subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kwamara ku isi yose. Murakoze.